mu rugo rwacu. Karibu. Turi kubona abasaza, turi kubona abakecuru, turi kubona ababyeyi. Karibu. Mana data twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu turagushimiye wabaye mu ruhande rwacu. Tumaze iminsi dutegura ibi birori, dutegura uburyo bizagenda, abasangwa twitegura abashyitsi barimo bitegura. Habwa icyubahiro yuko wabarinze ukaba wagejeje hano iwacu amahoro. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turasaba umugisha rero, ubwitange bagize, urukundo bagize, baho umugisha, kandi kuva dutangiye kugeza igihe tuza gusoreza ibi birori uzuye hagati muri twe. Ndabizi uri Imana ishobora byose. Ndagushimiye rero, twabiteguye, dufite ibyo twateguye kubazimanira. Turabisengeye byose, byaba ibyo kunywa, byaba ibyo kurya, turabisengeye kugira ngo byezwe nawe, bitunganywe nawe. Uko niko tubizi, tuzi yuko birezwa bigatunganywa. Urakoze Uwiteka Imana, imibiri igiye kubyakira uzi kubibakumva neza. Urakoze rero, ibiganiro byose biri buze kuganirirwa hano uri hagati muri twebwe, kuko byose tubifuza yuko byaba biri mu munezero w'Uwiteka Imana Nyiringabo. Ndagushimiye rero, bana natwe, byose tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Nagira ngo rero mumbwire Teofile ari hafi.
mba hafi aba bashyitsi buri wese igikwiriye kumugeraho ukimugezeho hanyuma turaza kuganira ariko hari n'akazuba kameze gutya birakwiriye Yesu aguhe umugisha ababishinzwe rero mu bidufashe nagira ngo rero Theophile mbwirire bababyeyi batambuke kugira ngo duhe ikaze abashyitsi kugira ngo tuze kuganira urabona Habimana Vianney ari wenyine kandi uru rugo ntabwo ari urwe wenyine urabizi aramufasha Imana yamuhaye niba mutubwirire atambuke mutambuke babyeyi beza mutambuke rwose bayobore nibyo nshaka barimo bifuza kubayobora kugira ngo babanze bahagarare nk'uko mpagaze gusubiza aba bashyitsi ngahaye Imana amashyi reka nsabe rero imbabazi ariko hari abashyitsi twari dutegereje bamaze kuhagera rero nagira ngo ubanze ubanyakirire mbere yuko tuganira n'ibindi biganiro ariko ubanze uhikaza abashyitsi bacu dore n'izuba ukuntu rimeze basanze turimo twiyakira igitaramo kigeze kure iri zuba ntabwo ryoroshye icyo gukora urakizi musaza Yesu aguhe umugisha ababyeyi nabo bakugaragiye nabo batambuke muri biriya byicaro tubahaye ikaze muri umuryango wa Habimana Vianney muje musanga hari abandi bashyitsi ariko babaye abasangwa hari abashyitsi bari muri uruhande rwacu barangajwe imbere n'umusaza mugenzi wacu witwa Isayi mwasanze rero hari ikiganiro twabanje kugirana twarimo tuganira baravuga ati tunejejwe no kugera iwanyu mu muryango wa Vianney twari tumaze igihe kinini tubigambirira ahubwo umunsi wabayeho kandi icyabagenzaga nta kindi bavuze bati twumvise ko ahangaha iwanyu mu muryango wa Habimana Imana yaguye umuryango twumva tunejejwe no kuzaza gutanga impondo mu muryango abashyitsi mbona bari iruhande rwanjye icyo cyabagenzaga murabona ko musanze turimo twiyakira twakira abashyitsi bacu kandi namwe turifuza kubakira reka nsabe Isayi yigira ejuru mwakoze cyane ibyo mwatwakiriye byatunejeje n'iby'umugisha twazanywe n'amahoro muri iyi famiye muri uyu muryango Habimana Vianney mu minsi yashize twumvise inkuru nziza aravuga ati tugomba kujya kureba ibyo byishimo byaje mu muryango wacu umunsi wari uyu nguyu itariki yari iyi nyakubahwa Toneste ababyeyi baje kuvuza impundu nukuri bari bavugisha baje kuvuza impundu baje kureba uwo mushyitsi mukuru waje agenderera umuryango wacu baje kureba ibyo byiza Imana yabongereye ayo maboko Imana yabahaye zitugenza kuri uyu musozi muri uyu muryango wa Habimana Isayi murakoze
nayitegereje kucyutsa kugira ngo bamushimire mu kuri. Buriya niyo mpamvu warubonye nagiye guhaguruka ndavuga ngo reka mberetse gakeya ni kwihuta cyane cyane ko nabonye n'amafoto batoroshye. Iyo umuntu afite kwihuta cyane nabonye hari amafoto bahenduka, hari abajya no bavuga ngo niyo foto ihendutse kandi nabonye idahendutse. n'uburyo basigaye baturema muri umuryango mwiza, muri inshuti nziza, kandi muri ababyeyi beza. koza cyane Imana ibahe umugisha.